ibyo kubw'ubushobozi bwiza oya umva yego hari ibisubizo byose ndabyemera yego ko byakugirira umumaro yego ariko hari igisubizo kiba gihetse urupfu hakaba n'igisubizo kiba gihetse umugisha ubuzima kandi ibi byose ni Yesu aciye mu mirima y'intuza y'amasaka yibye kimufitiye ubuzima akantu ko yihesheje ibye ngufu nawe iyo yibeshya akabikorera mu Rwanda bari kumukubita mu iwawa kwa ntuziyo yara ni kuri polisi rakaraka tazajya i Nyanza iyo yibeshya iriya mifinato akayikorera hano muri iki gihugu cy'u Rwanda akiyakwesha ibyo ndi ku ngufu ngo nuko ari Yesu yego yari kugenda hariya kuri polisi mageragere cyangwa se mageragere kuri polisi reka nkubwire rero ubundi mu mategeko y'Imana nimusoma Bibiliya mujye mutayidufasha kuyisobanura neza abamubona ku myaka ye baratangiye kutaryoherwa n'ibyo bintu ababona ari ibikabyo by'abana bene nko bisaba ko nimujya no kwifotoza abantu bagenda bose kugira ngo batamubona batamubona kabyara yihebye ariko abubu bo bakubitaho ikintu bita igifondete imyaka bakayica ku buryo ahubwo nawe n'umwirangamuntu bakayiciramo hari n'igihe hari abazi kwicira imyaka mu irangamuntu nzi umuntu wagabanyije imyaka 8 none agiye gusezerana akodi bari barantumiye ngo nzajye kubakoresha ikiganiro nyumva neza bagiye gusezerana abantu baravuga ngo bose nabagabo umugisha w'Imana bufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese mukurikirana Eva Mama wa Lionel ese wazongeye hagati vuraho neza nzongereho Eva Mama Lionel TV cyangwa se uzishyireho pasteur cyangwa bishop cyangwa se reverend ibyo se murabihaze Mama Lionel ko ryarafashe none izina rikujije kankubwira kandi nuko mba niganirira hirya no hino makuru yo hirya no hino nyine ariko pe iri zina ntukazanarihindura nanjye ni kuko abantu benshi uzi ko hari n'igihe umwana bavuza amazina ye bwite akabata yayimwihorere rya zina hajya witwa nde ati nitwa Kirisensiya ati Kirisensiya rata ati buriya tuzi Kirisensiya ugasanga nk'umuhanzi Sharire ntabwo tumuzi tuzi kwa Karori kwa Karori si wumva rata ariko buri iryo zina rwose nanjye ndarikunda Tarisa se n'uwo ati Arisa ati huheze ati mama ati ni Mama Lionel bagahita bamenya ko buretse ririya zina rya Nyirabagenzi naho ubundi nta n'uwamenya ko witwa Arisa hako disi mujye murivuga cyane Arisa nabyo bamenye ko nitwa akazina keza Arisa wundi wagiye oya ntabwo ari uwo yewe Arisa niwe wanditse izina ririya rero ndimureke ririya nirye pasi Nyirabagenzi kubera ibibuga by'indege uhora ufite pasi byinshi cyane sava ikindi cya kabiri ikintu cya mbere ni amakuru nibyo reka nguha amakuru rero uzi ko nasanze no kuri Wikipedia ni igiki ni urubuga nyine Wikipedia abantu baze kumbwira ukuntu babyita nasanze nararigiye nsakingaho izina ryawe nsanga hari umupasiteri wo muri Uganda wigeje kwifashisha kugira ngo ibintu bye bizamuke kandi warabyibagiwe dore hamaze imyaka 13 John naye ndimo nsoma Nyirabagenzi Arisa Eva Mama Lionel ndabisoma byose ndabibona ufite n'inkuru zo mu Cyongereza yakuko yakoresheje Icyongereza akoresha n'Ikiganda n'Uruganda ubwo rero ndagusuhuje urakoze cyane kuko ibyo nabyo byari bikwiye biranakwiye kuko dutungishije benshi hari n'umuntu wakoresheje igiterane mu gihugu kimwe adafite gahunda yo kuntumira ariko amanika ifoto kuri banderole yanjye atangaza ko nzaba mpari abantu barakubita baraza bamwe bakajya bampamagara baturi hehe ndi wanjye
kandi twaje kukumva mu giterane ariko baba bakwiciye izina babanyiciye izina kuko babona ko twaranaganiriye uwo mushumba nabwane ntuzongera kunyicira izina ati ko ati n'ubusa ko turi kumugwa kandi umushumba amaze kutubwira ko waje unaniwe uri muri hoteli ni umushumba n'umupagani muze kumwihanisha ayiwe ati nuba tubwiye ko ejo uzaba uhari n'ejo muzamune ntacyo ejo muzaza ejo baragaruka ati none se umukozi w'Imana atazakora ejo mwashoje n'umunsi wa kabiri arabitangaza ko nzakora ejo nkinaniwe kugira ngo abantu bagumye baze benshi ni ukuri igiterane kirangira nibereye hano iwanjye ariko mu buryo bwa Satani uri muri buryo bwa akomana nuko umugabo umwe aramubwira ati pastor ako kukibitwa pastor kwe ati waratubeshe ati nubu kitubeshya tigiye naramwihamagariye ati nubu namuhamagaye ariko sinagenda nabivuze ntabwo ari byiza ibi bintu ukora uri kwangiriza uriya mubyeyi uri kumwangiriza rero nabwo nimba babona ko twaba dutungishije benshi nabyo turabishimira Imana ko abantu bakwifashisha amazina yacu kibi no kubona bakwifashisha ifoto yawe arimo akora ibintu bibi nk'ibyo ariko izina ryifashishije ntacyo barakurikirana bagasanga ifoto si wowe yego reka dusuhuze abantu bari burasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali na gatandatu y'abadiaspora reka dushimire abantu bari kuri iyi cano ari ab'umumaro niyo mpamvu uyu munsi wa none nzanye ikiganiro kivuga ngo kubone umumaro ese umuntu w'umumaro ku wundi ni uwuhe ese twatandukanya gute umuntu w'umumaro aje yigize uw'umumaro kandi atazaba uw'umumaro mu gihe kizaza ni gute amaboko azaguho yabona mu ndamukanyo Uwiteka kugirire neza mu izina rya Yesu amen amen abantu bize rero ntidutana no kwandika mbabarira kambe nanjye nicaye ndebe ibyo urukwandika ngo amaboko azaguha ruyabona mu ndamukanyo umva uko Bibiri ivuga murakoze cyane kumpa ijambo ntabwo ari ijambo tuguhaye umwanya kumpa umwanya yego amagana ijambo simwe mwarimpaye reka igihe wasamaga muri ntoza mu majyaruguru wagiye gusenga se twari duhari ko hariho ariko uramubyeyi ndamukumbuye nanjye ndamukunda ngewe uramenye ntabyo mvuze ko mukumbuye turamwubashya aho ari ahubwo hasi wumva arata Imana imuha amahoro n'imigisha yayo mugasanire rwose mama Fazili umubyeyi w'umumaro mu gihe cyose reka turebe urwandiko Pawulo yandikiye Filemoni urwandiko Pawulo yandikiye Filemoni habuze ko akazina ka Filemoni ari keza oya Filemoni ni mwiza rwose izina ni ry'umuntu yego agira igice kimwe cya mbere ntazagira umuntu uguhanurira kubwira ngo soma muri Filemoni igice cya kabiri ariko se abantu bahanurira muri Bibiliya baracyo bamumorene bajya bakotora ariko baracyabaho bazima ariko hari abakotora akakubwira igice kitabaho akakubwira umurongo utabaho wanamubwira ati buriya mu mwuka Imana bawe ubonye pfa gusoma akaba n'umuntu ukotora akakubwira ngo umwaka muri uku kwezi itariki ni hazaba iki bakaba barakotoye turinde abadukotoreraho igice kimwe rero cya mbere umurongo wa 20 ibiba bityo mwene data nkubonemo umumaro mu mwami wacu unduhura umutima muri Kristo Yesu numvise navuga mu ndimi zari zishe Haleluya kuzivuga zari oya gasubiramo ukana uzi kuntu twagatereteshaga abakobwa abantu bo mu bashumba ya baba ntasaba bafatisha umva reka nkubwire waramwandikiraga uwo mpoza ku mutima mazi yo kwiteke rambura mu maboko duhoberane duze imisambege duze inkokora zibike yego ibyo byose warangiza ukamukubitira amahokano ibibe bityo mwene data nkubonemo umumaro mu mwami wacu unduhura umutima muri Kristo Yesu haleluya aho kantu karari bahitaga bavuga ati uyu ni umwana wo kwa Pastor no mu ndirimbo za Salomo
mu ndirimbo za Salomo byo byihorere umusomo rya mwana kugira ngo ataraka ugahita umubwira uti rero waretse kundakaza ko na Bibiliya bivuga niko ari kwivuze aho noneho waramubwira uti ni ukuri sigisinzira sinkiryama unyemereye wa mu rukundo ndenda gupfa ndapfuye oya ndenda gupfa kuko mpfuyeho ubwo se yasubiza ndi ashiragamo nawe ubwenge butuma batagucishamo ijisho batabona ko kuteretana ibikabyo noneho warangiza wamaze kumushyiramo neza wamuteye ya mitoma wamusuhuje mu mitoma umubwira ubwiza bwe umubwira ukuntu wamubonye akakurutira abandi uramumanutse umugeze hepfo neza uramurangije ariko njye nashwanyuka ngaseka udandabikananyije amagambo nkaho nashwanyuka nkaseka nuko nyine uyu munsi wa none umaze kugera muri iyi myaka ariko imyaka yacu y'ejo bundi niko byari bimeze pe banza biterwa n'imyaka fiancé yanyu bafatiyemo ubwo se umuntu w'umukobwa waba warasiritse agize imyaka 30 nengaha atarigeze abona urukundo amubonye atakiryoherwa yarabaye Berizarayi magambo aramuryohera nawe ntabwo wabibwira Berizarayi ubwo rero ba Berizarayi ukuntu bikorwa ubasomera ibyakozwe n'intumwa ubasomera ibyakozwe ibyashwe ndaza vuba nzanye ingororano ucana itabaza ryawe hafi zamenya aho ninjira umuryango wawe ukinguye kandi itabaza ririmo ryaka bita bya bikabyo byanditswe bihuye n'imyaka ye tuzakimbagira Yerusalemu ku nyanja y'ibirahure yego n'igihe tuzagerana mu ijuru utangira kumubwira amagambo amwerekeza yuko ameze nk'ibisuka ku gicaniro ugatangira ukamubwira ye ariko abahungu bo muracyatereka abantu barambagijwe bakuze ko banze imitoma itazafata ari nko gukaranga ibishyimbo by'ibigugu gukaranga ibishyimbo by'ibigugu rero nabyo kugira ngo ubishobore neza uramanza ukabyinika mu mazi bigusaba kubyinika mu mazi byibuze bikamaramo amasaha 24 ayo mazi ukayakuramo ukongeramo andi warangiza ugatangira nyine byibuze ugashyiramo inkwi nyine wa muriro wa danje warangiza byaba byatangiye kugira kubira warangiza n'ubundi byabira rimwe byabira ubwa kabiri ugashiramo agakukuri biremera biratinda bikavamo biremera ngaho ndebera umuntu nawe rero umuca hirya ukamubwira yuko iyo minkanyari iyo ubonye iminkanyari uyibonamo amaribori iyo kucyuri uti rwose n'iryo ryinyo ryavungutse mbona rimeze nubwo utakireba neza nawe yambaye amarinete ageze mu gihe cyo kwambara amarinete uti nkunda amarinete yawe uti wambara amarinete uti mbona ari nk'inyanja z'ibirahuri mbani unyibutsa ukuntu tuzatangira ku birahuri by'inyanja zibonerana murebere mu gatimba mugiye kwifotoza niho ubonera imyaka ntabwo umuzanaho bya bindi byo guterura akaraka oya uramuterura uziko n'umuterura se uramubwira uti mfata mu bitugu nkomeze cyane kuko nyine wowe aba yatangiye no kuzana n'ibinyenyanza aho kucuri no gutinya kwagwa no yabatinya bamubona ku myaka ye baratangiye kutaryoherwa n'ibyo bintu ababona ari bikabyo by'abana bene nko bisaba ko n'umujya no kwifotoza abantu bagenda bose kugira ngo batamubona batamubona kabyara yiherereye ariko abubu bo bakubitaho ikintu bita igifondete imyaka bakayica ku buryo ahubwo nawe n'irangamuntu bakayiciramo hari n'igihe hari abazi kwicira imyaka mu irangamuntu nzi umuntu wagabanyije imyaka 8 none agiye gusezerana akodi bari barantumiye ngo nzajye kubakoresha ikiganiro nyumva neza bagiye gusezerana abantu baravuga ngo bose ni abagabo nta mugore urimo nkwereke video nafashe se mbafitiye video y'ubukwe itonde gakeya mva naba mwene wanyu hahandi wahoze hirya mu miso neza urebye umugore uyu munsi wa noneho yabaye umugore kubera ko yabyaye yari umugabo nyamugabo ashaje acurikara y'ubwanwa buraza numenye ko buje nawe arabufite ariko burya w'igikara gitsiritse murebe barimo bavuga ngo nimwifotoranye mwashyizeho imisaya ntabwo babyumva murebe abareba ko mama wamureba
ubwo abandi n'amabere baza bayanitse imbere ya basebukwe. Mama Wariyone nta ibyo byo wapi yarafunze hafi adanangiye. Yewe Imana ibatabare hakiri kare mwoka byaramwe. Ubwo rero reka twiganira ya magambo nkubonemo umumaro. Imana ibaha umugisha cyane kaba ari akanyuzemo, undi tuba tuguye no gufata umwanya wo kujya tubaganiriza tugatera story mukaniruhukira mu mutwe tukazana story zino ubundi mukisekera tukaba turize kandi no muri story habamo isomo. Aha rero Paulo arimo abwira amagambo aryoshye aba bantu b'Imana ati nkubonemo umumaro. Niryo jambo genda niryo nshaka ko gusubiza mu byo mbajije, nkubonemo umumaro. Ariko Mama Rene iburetse gakeya nkwibariza kandi nakuze kukansuriza rimwe. Hari umuntu uzibaza ngo mbese ese ni ngombwa yuko abantu bose bategerezamo abandi umumaro? Aka kantu nari nakibagiwe kandi ntabwo wari urakansubiza. Ndakagusubiza kuko nabyanditse ukimbwira ikiganiro ushaka. Kuko umumaro wabonyemo umuntu wese wagiriye ndi umumaro. Ibi nabyanditse ngibi. Nuhe mumaro wabonye mu bantu mumaranye igihe? Nuhe mumaro wagiriye umuntu mumaranye igihe? Kuki ushaka umumaro mu bantu wowe utagaragaza umumaro wawe? Urutanese na rwa rurabyo rwitendeka hejuru y'izindi kugira ngo rubeho. Hari indabo zibeshwaho n'izindi. Mwana zibonye indabyo barambikaho zimeze nk'amakaroni kazirambika ku zindi. Zimeze nk'ibikaroni birarandaranda bimeze nk'ibikaroni. Bya bindi bavuga ngo bijya bikora umuti muri ba bene wacu gito baturwanya. Ntabyo nzi ibyo bimenya nyine wa mugabo hano hirya. Noneho izi ndabyo nta stress zikenera, zishaka abazitungira muri stress zabo. Nuko kugira ngo zibeho bacunga indabyo zeze zakuze bakarambika hejuru, zigatungwa n'imizi y'izindi, zigatungwa n'izizivomera. Hari abantu rero bakunda babagirira umumaro ariko badakunda kugira umumaro. Paulo rero iri jambo yavuze turanarimwubahiye cyane, nubwo yavuze amagambo menshi cyane, ariko turebe umumaro. Umumaro ubundi abantu ni magirirane ndugu yangu. Abantu ni magirirane buriya kugira ngo umuganga abeho no ko habaho umurwayi. Come on. Muganga kugira ngo abeho no ko habaho umurwayi, ukora isanduku kugira ngo arye no ko habaho upfuye. Ko numva ibintu bikaze. Nkubonemo umumaro, nkubonemo umumaro mwene data kugira ngo uyu muganga akoresha amashuri ye arye yashinze ivuriro nuko abona umurwayi. N'umubwirizabutumwa nuko abona umunyabyaha. N'umubwirizabutumwa kugira ngo ayunguke nuko abona umunyabyaha. N'ufite impano yo gusengera abarwayi kugira ngo ikore nuko abona umurwayi. Abantu bose, umuntu wese afite umumaro kuri wowe. Umuntu wese afite umumaro kuri wowe. Aka kantu kanyumvishe neza. Nkubonemo umumaro. Umuntu wese afite umumaro kuri wowe. Ni ukuvuga ngo umuntu wese agabanye imyiryo n'imyijogonyoro n'imyo kwishongora. Buri muntu ukeneye umuntu. Nta muntu udakenera undi. Nta muntu udakenera undi, none uzakenera abaguterura bakuvana aho uri bakujyana ukwiye kuba mu gitaka. Ashobora zaba bakeneye. Ni cyane. Ahubwo nibo bazaba bikeneye kugira ngo birengere. Oya, ubu kibakeneye. Ubu kibakeneye. Nese buriya ninde wahomba agumyaho? Mariyone rwose pe aka kantu kampa. Nyene haruvuga ati genda agirira abantu neza kubera iki nimfa sinzabura umamba bazikiza umunuko. Urakoze cyane. Je nanjye niko nari mbizi. None se kuki udategura mu rwego no mu gupfa kwawe hazabamo ivuga butumwa umumaro? Umuhanga nutegura agategura no ku munsi w'urupfu rwe. Ni bake nibyo. Reka noneho tubibasabe nk'umukozi w'Imana ndabibasabye.
utegure no ku itariki yo gupfa kwawe no gushyingurwa kwawe. Uvuga ute mu gushyingurwa kwanjye hari ivugabutumwa rizaba, amagambo bazavuga y'ibyo nakoze azagirira umumaro, urupfu rwanjye ruzagirira ndi umumaro, ruzagirira abantu umumaro. Bazavuga ibyiza nakoze cyangwa bazaririmba ngo cyari cyaratuzengereje. Tegura mu rwego n'urupfu rwawe ruzagira umumaro mu bantu bazaza kugushyingura, bakumva muri cya gitaramo, bakumva bakakuvuga ibigwi, bakavuga ibyo wakoze. Buriya nimba ahuri ntabwo ndapfa ngo numve, birashoboka ko baba bari bumva, ariko ngira ngo iyo abantu bari gutarama bavuga ibyiza wakoze, ngira ngo ahuri wumva urimo uzamurwa ipeti. Tegura mu rwego. Ubuza ko kandi niba umuntu uherutse gupfa yakoze impanuka, yaragiye mu rugo rw'abandi, yaragiye mu rundi rugo. Noneho umwe muri bene wabo avugisha ukuri, aravuga ati uyu mwene data, uyu ni mwene data, yitwa kanaka, afite abana banaba, ariko yari afite n'undi mwana mu rundi rugo yabagamo. Ubwo yataye umugore mukuru, urwo rugo yabagamo niyo yakoze, anapfira no mu gasozi. Noneho rero barangije banahamagara n'uwo wari waramwifunze. Dore agafilime rero karyohera, dore agafilime karyohera kanababaje. Yego. Nuko uyu mugore wo kabiri wicometseho atazwi, mu gihe cy'urupfu hagaragara w'isezerano. Bagore mwicomeka. Yego, ni nako byagenze kuko yaje mu rugo rukuru. Ni naho bamuzana, ni rwo rugo ruzwi, bamuzana mu rugo rwe. Ubwo se wateguye uburyo, niko wa muntu upfuye uryo. Urupfu wateguye uburyo mu rupfu rwawe icyubaro cy'Uwiteka kizazamurwa. Neza ahubwo nawe ngeke nibaje ni kimwe. Ubu uyu muntu ntabwo ari njye ugena mu ijuru, ariko noneho turebe uyu mugore wa kabiri. Yari jamate se afite abagore benshi. Kujya mu ijuru by'abagore byo ntabwo bizatubuza umuntu. Warataye urugo ntabwo byakunda. Koko rigara abantu nabo babizi ko batazajyayo. Ubwira umuntu gerega nakira ingeri zose, ubwira umuntu uti ugiye gutandukana n'uwo mugore. Yego. Cyangwa ugiye gutandukana n'uwo mugabo, uzarimbuka. Akakubwiza ukuri akavuga ati ninguma kuri we n'ubundi nzarimbuka. Ibyiza reka nzarimbuke nari narishimye. Ninguma kuri umuntu nzarimbuka, ninshaka n'undi nzarimbuka, ariko reka nzarimbuke byibuze narishimye mwese. Hari abantu bazi gusobanura intege nke zabo akumvikanisha impamvu yo kurimbuka ko. Oya nanjye mfasha mama wa Lionel. Akavuga ati ngewe ndi kureba nindamuka ndekuye umugabo. Byose ni ukurimbuka. Kandi n'ubundi ninguma nare nzarembuka. Reka nzarimbuke narinywereye mitsingi yo kugira ngo nzarimbukire mu rwago. Nzarimbuke bamponze nkoko kugira ngo nzarimbukire muri indazi. Ariko aho hantu njya magira ikibazo, ufasha abantu benshi. Imana kandi igiguha umugisha, naguhe n'imbaraga. Amen. Ese umuntu aramutse aje akakubwira ati mama wa Lionel, mfite umuntu ntunze, antungiye abana arankunda, ariko namukuye mu rundi rugo. Muri urwo rugo nabo icyo bakeneye arakibaha. Uyu muntu azarimbuka. Byiza cyane. Nk'ingeri eshatu. Impamvu yo kurimbuka ni icyaha, ari mu cyaha cy'ubusambanyi. Hari no kubwira abagabo bose ndabakira. Hari ukubwira ati giye naje mu bintu byese nzariranyica. Naritegeraga narindaye bikanonga. Yego. Ndabonye abana banjye bagiye gupfa nanyigiye gupfa. Giye mbikora kugira ngo abana be mbikora nk'akazi. Imana subwo yo ndibona impamvu. Ndaga akanabishyiramo ko Imana ubwayo yanamuheremo n'umugisha. Nkuko tugira ababitagatifu z'ababizi ko akuyoboye mu itorero uri umusambanyi, akajya nagusengera ati Imana ndagusengeye ngusabiye umugisha mu kazi, akanabihanura ati Imana iguhera umugisha mu kazi ukora. Abo ni abafatanya bikorwa b'icyaha. Reka nkubwire mama wa Lionel, z'umuhanuzi kazi wa Nyamirambo yajyaga asengera indaya
akayihesha umugisha kugira ngo nabo abakiriya b'umugisha niyo ndaya nayo igaha icya 10 umuhanuzi cyane kandi yaramusengeraga abagabo bakaboneka. Akomana ibintu bya Satani byo kwa Satani nabyo ubwo zikoro nabimenye ibisubizo byihuta. Twagiye gusengera hano mu butayu umuhanuzi twe twajyanye amufata mu ijosi abwira ati garukiraho ikomeza kurya ibintu by'umwaka yigo abana banjye babaga bagiye kuburara ati Imana icuku yati wagombye kubwira Imana igafukurira ko atakwemeza igishoro hako bakora n'akazi nabi kuki mukora kuki izo ndayo ariko ngo ni ndangamirwa ngo zaribatije sigaye ziri ndangamirwa aho niba zaribatije ibyo birazireba ni ndaye nabi birane kwivuga bari n'ukuntu nabo business yabo bakora mu buryo buciriritse kibuze mu cyaha wakuyemo iki wakuyemo igishoro byibuze ukajya gucuruza ntago bishoboka birahomba kuko bivuye mu mivumo. Reka nkubwire impamvu bihomba bivuye mu marira y'abagore batawe bivuye mu marira y'abana bari kurya nabi nakoze ariko dore uyu mugabo yasize abana bari kurya neza akajya mu ndangamirwa aricyo yabuze niho igishoro cyakoreshwa bikemera ariko ibintu byose bivuye mu mitungo y'umuntu umwe muri bo ari kurira iyo bigeze mu maboko ye ntibimugira umumaro. Ibicare bazi ko bica hejuru y'umuriro ko n'abo bantu batinyuka bakarengera mu rwego ujya no mu rugo rwasezeranye bakavuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agaruka urupfu urwo rugo ukarwitambikamo kabura urupfu mwicare muzi ko mwicaye hejuru y'umuriro muzarimbuka. Ariko ngewe iki kirimbuko ntago turi kucyumvikanaho nubwo yenda atari nibihane naje kuko twaje kwiganirira duti mbese mubonemo umumaro ubwo mbega nawe yabonyemo umuntu umumaro yabonyemo umugabo w'abandi umumaro. Niba abonye mama wa Lionel ndi umugore kandi ngira umugore nambare nka inkweto zanci ntunshinga nka mupasiteri akuriya nawe nakasamutwe yibwiririza yambaye inkweto z'abagore. Isi buriya kari akantu nako buriya ni akantu baba bamuhaye k'ubwenge bati ugira utya uzakurikirwa uriya n'umwuka bita mayimuna umwuka mayimuna ni umwuka wo mu mazi urangaza uriya mwuka mayimuna none se uriya wawe umukurikiye ukarambirwa kumureba niyo yaba atari kubwiriza ibintu bizima wakomeza kureba ukuntu ari kwihenagura nyine yambaye inkweto z'abadamu ndende rwose arimo abwiriza ari umuntu w'umugabo. Yego reka nivugire kano kantu mama wa Lionel none ndasenze umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu umunsi wa kane abana bagiye kumfiraho haje ikigabo kiparetse vewe hariya kirambwira giti niko mubyeyi amakuru ni meza none se bimeze bite ati abana banjye bagiye kumfiraho afunguye 50,000 kandi nzi uko atuye muri iyo karitsiye cyangwa se atuye iyo hakurya ku ndi musozi aragiye umunsi wa mbere umunsi wa kabiri aranaje yinjira mu gipangu areba ubuzima mbayemo. Uyu mugabo yifitiye ababyita abashyitsi yego abashyitsi nini yifitiye abashyitsi araje ati wanzimaniye ndamuzimaniye ankubise umufungo wa kabiri wa gatatu nako wa kane wa gatanu agarutse ati ungiro nzimane nanjye mfashe neza none ndaguha imodoka ati none ndaguha imodoka nanjye kwabakura mbimure mbagurira inzu yanyu mubeho neza abana ari kubishyurira neza. Imana yicaye mu ijuru so umwami wacu Yesu Kristo ndagukunda cyane rwose aho wibereye amasarafani nta kintu ivuze ngo ku munsi w'imperuka ngo tuzarimba iba yaravuze ariko iba yaravuze buriya mu bikora yaravuze ibyo urabikora nka kwihorera. none ndashaka kuvuga uyu muntu uri kwakira umugisha azarimburwa n'iki umuki n'umugisha uyu ni umugisha njyewe ndi kuwakira ndi kwita umugisha kuko ni nka Mana imanutse ko ntago kuko Imana yigeze kaze nkubwira ko Imana yigeze kumanuka muri Bibiliya Imana nabishigikira manukira kwa Marayuri umumfatire dore aba mu nzu y'umugabo umukure mu nzu utandukanye n'umugabo we umundongorera umubyareho mwana wa mbere umwite ngwiki tujye kwa Yosiya kwa Hose
Hose yakaragaye ndagize ko gushaka Gomeri wategaga umunsi umwe akarira Imana ikamubwira iti rega Gomeri nibyo koko umugore we baramutambikanye nibyo koko uri kurera ibinyendaro ni nako Bibiliya ivuga. Yego. Ariko nagira ngo ubanze wumva uburyo nanjye mbabajwe n'ubwoko bwanjye burimbuka mva urwego rw'agahinda ndimo haguruka reka kurira aho ngaho ujya kunkorera umurimo nzaguhemba. Urakoze cyane. None byaba bisa n'ibyanjye ko Imana yabonye yuko hari igikire kitayubaha ariko ikeneye yuko insakira kugira none n'ubundi igusakira mu rwego rwo kugira ngo utange ubugingo bwawe n'ubuzima. Ntabwo ari ubugingo ahubwo n'ubuzima ndi gutanga kuko erega mutandukanye umubiri. Ni nkaho ujya kumva ngo Yesu Kristo yarangije byose ko yarangije byose se umubiri ukaba ukibabazwa ukaba ukirwara indwara z'iwanyu ukaba ukiri mu gahinda ukaba ukiri mu bukode ibyo wacagamo iwanyu nawe ugiye gusenya nk'uko mama we yasenye nk'uko nyogokuru yasenye nyirakuru bose bagiye basenya nawe umwuka uracyakuriho kandi yararangije byose bivuga ngo ibintu bikorewe mu mubiri ntacyo Kristo bimurebaho. Urabyemeye? Ndagira ngo nkorohereze mu mutwe burya abanyamakuru bisaba ko unaborohereza mu mutwe kuko bagira amagambo menshi. Njye ndashaka kugira ngo tugendane niba Imana ije bahagarara ku ruhande rw'ababatumye ndakumva niba Imana ije ikorohereza uyu muntu akabona imibereho. Mama Leone uyu muntu ntabwo Imana ijya yoroshya muri ubwo buryo kuko na Satani agira ibisubizo marayika w'umucyo na Satani hari ibisubizo agira ahubwo ukabyitirira Imana mu rwego rwo kwiyorohereza kurembuka. Wowe ubwawe ukiyorohereza Gehinomu ukayorohereza ukabyoroshya nyine ngakomwe waturuta Imana imbabare gufata ibyo ntahawe kandi wiba. Imana imbabarire gufasha Imana gusarura kandi uroga. Oya ibyo aho reka tuvuga kwiba. Yewe ndagenda shonje Mama Leone nyuze mu murima wawe nkuyemo ibyo kurya byako kanya nzarimbuka. Aho usaruye se warahahinze? Soma Bibiliya. Wamusabye? Soma Bibiliya ndamusaba se ntamuzi kandi adahari kandi nzarimba. Mbega kubera ko unyuze ku biryo utireka mfate. Yesu yakoze iki n'abigishwa be ubwo bari bashonje bace mugiye kwantuza muzane cyana cy'indogobe. Oya ndavuga ngiye mu mahundo ku isabato yakoze iki ngo yarayavunze bararya kandi ntibari ba nyiri umurimo. Ijambo ry'Imana ngewe nemera ryemeza yuko n'umutima wanjye riranyemeza ngo iyo umuntu afashe ibyo kurya atagiye guhombya nyiri umurima akamwica Imana izica wa wundi wamwishe ariko wa wundi wishwe ubugingo bwe buri mu gituza cya Abrahamu. Itegeko ry'u Rwanda rihana umuntu wihesheje icyo ndi ku ngufu. Itegeko ry'u Rwanda ryubahwe cyane kandi turi mu itegeko rya Bibiliya rihana umuntu wihesheje icyo ndi kandi Bibiliya turasoma duha. Niyo mpamvu nyine itegeko ry'umubiri nta hantu rihura n'itegeko ry'umwuka. Itegeko ry'umwuka rishobora kutabaho. Oya wowe waburaniye indangamirwa reka nzishwishuriza. Hari umuntu uri kuvuga ati yewe we ejo uzaza twanyere kwa munyamakuru ngo muhakanu Imana natwe tuzanye umunyamakuru tuburanira we tumubonyemo umumaro we mubonemo umumaro we turashaka kugira ngo abantu batubonemo umumaro. No kuri Mama Leone niwe tujya tunaganira mu kiganiro wenda sinakwimye umwanya abantu banambabarire ariko nitujya tunatekereza mukuri aba bana bari kwiga aba bana bari kurya baburaraga bari bagiye kujya mu muhanda. Uyu mugore nta mugabo yagiraga umucira urubanza agize amahirwe umugabo ufite icyo afite araje nta handi uyu mugore agiye n'uyu wenyine gusa kandi muri rwa rugo rukuru ntibari kurira. Mbabarira umbwire kuntu Imana izahana. None hari n'undi mugore wasize byose arabifite byose icyo adafite ngo nuko ngo batamwubahiriza da ngo hirgiyo aramanutse agiye kuntuza kuri mayibobo iraho hanze yo hasi aragiye asambanye na kandi afite umugabo agarutse mu rugo muri byinshi. N'uyu hari ibintu ngiye binsiga pe reka nkubwire nakijijwe ariko hari n'ibintu binsiga. Uyu we icyo abonye n'uyu mugabo uje kugira aje gusubiza ibibazo yari amaze iminsi asengera. Hari n'undi ufite byose bya mirenge ushobora no kubihindura. Ikibazo ni uko nyine batahana umwanya cyangwa se mu kimwe ariko abonye umujya mu matwi arakuye yikwema icyubahiro cy'umugabo we aramanutse ajya mu ndaya y'umugabo ngo nubimunogereza asize hejuru ibyiza. Mama Leone babarira umbwiza ukuri uri Imana aba bantu bose wabarimbura
cyangwa wafata umwuka murimbura. Ariko kuki mushaka gufata Imana nk'aho ivukaho hirya mu gacenjero? Se hari ubundi hari uwageze ku Mana ikamuha inzandiko z'inzira. Yego, n'ubundi nta nubwo tuzi ni kwiriho. Kandi ikindi dushobora kwanga kuyikorera tugasanga yari iriho. Yego, reka mu rwego rwo kwiyoroheza bidufasha no kubaho neza tuyikoreye nk'iriho. Yo si filozofi yumvikana. Yego, tuyikorere nk'iriho, ariko noneho hari igihe Imana izaduseka kubw'ibyo kubw'ubushobozi bwiza twe. Oya, umva. Yego, hari ibisubizo byose ndabyemera. Yego, ko byakugirira umumaro. Yego, ariko hari igisubizo kiba gihetse urupfu, hakaba n'igisubizo kiba gihetse umugisha ubuzima. Ibi byose ni Yesu aciye mu mirimo y'intuza y'amasaka, yibye kimufitiye ubuzima. Akantu ko yihesheje ibye ngufu. Nawe yibeshya akabikorera mu Rwanda, bari kumukubita mu Iwawa kwa Ntuziyo. Yara ni kuri polisi. Rakaraka. Tazajya i Nyanza. Iyo yibeshya imifinato akayikorera hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, akiyakwesha ibyo ndi ku ngufu ngo nuko ari Yesu. Yego, yari kugenda hariya kuri polisi Mageragere cyangwa se Mageragere kuri polisi. Reka nkubwire rero, ubundi mu mategeko y'Imana nimusoma Bibiliya mujye mutayidufasha kuyisobanura neza. Ngewe ngo ndi kuburanira abanyabyaha, nanjye ndaburanira abakiranutse. Yesu ubwe mu ijambo rye yahamije, yaravuze ngo nusarura ntuzasarure guhumba. Wa mugore we kuki udasigazaho undi mugore mugenzi wawe yahumba? Wa mugabo kuki udasigazaho umugabo mugenzi wawe yahumba? Ese kuri kugusha mu burere? Oya, nyine nuko ari ahantu haba icyago cy'indani nibyo. Icyo byose ni igisubizo, ariko ndashaka kukubwira ibisubizo ibi bibiri. Yego, hari igisubizo kiba gihetse urupfu, hakaba n'igisubizo kiba gihetse umugisha. Hari igisubizo gihetse Gehinomu, hari n'igisubizo gihetse ubugingo. Ibyo bisubizo ni iki gisubizo cy'umugabo ukuzaniye amafaranga? Yego, ni igisubizo pe ugize rwose ni haleluya. Ako gihetse Gehinomu n'urupfu. Nibyo, kandi Kristo yararangije ibyo mu bugingo. Ibyo ni byari ya madini nzaduka yuko ari nako nshaka kuvuga ubuntu ngo tugire gute ngo twice ibintu byose. Imana nivuga se utarakizwa, urupfu ruje se utari hano icyo kintu. Icyo kandi none se igisambo cyabonye pasiteri. Uriya rositora ya kiriya gisambo mujye muvuga ibintu munazi. Kiriya gisambo cyajyanye na Yesu ku musaraba. Yego, kiriya gisambo bari baziranye. Ngiye kubabwira ibintu ariko ntimuzambazaho nabisomye. ubwo rero ugiye kudutera Gatarina ngaho nta kibazo. Isaha yageze. Ibi bintu bifite aho byanditse ariko nkubujije kuzambaza aho byavuye. Mbese ubyumve ariko ntunkurikirane. Yego, kandi ubyumve nk'ukuri kuko mbivuze mbihagazeho. Mutikagire ngo papayi we mamaye we none. Yego, kiriya gisambo cyakiziranye na Yesu, bari baziranye. Igorogota yari inzira y'ibisambo, ni ahantu habaga ubujura mu rwego rwo hejuru. Kiriya gisambo kigeze gucunga Bikira Mariya yazubaye, kiba Yesu ari igihinja, kiramubangatana ngo nkorekera mbafite inkuru we, kandi zanditse ahantu ariko ntakubwira kugira ngo utazayoberamo. Ni inkuru zisoma abantu bamaze kuba batagatifu. Mutagatifu Alisa udusabire. Niyo mpamvu ejo nagusanganye intuza tu hajya nigoturije bayita ishapure namibukira kwishima. Iki gisambo kimaze kumwiba, uko gitambuka uruhinja rwiyongera ibiro, uko gitambuka kimujyanye rwiyongera ibiro, uko gitambuka kiva ku ruhinja ku biro 30 kijya ku biro 30, uko icyumvise kijya gucika amaboko ashwe
kiragenda gisubiza Mariya ibintu byacyo, ariko kijyana ikibazo. Bahuriye ku musaraba, konegisiyo zirahura, wa muntu udasanzwe bahita bamenyana, mubonemo umumaro, bahita bamenyana ko bacakiranya amwiba, undi aramuremerera ntiyamwiba, ati uyu ndamuzi sinabishinga, nugera mu bwami bwo mu ijuru nyibuke. Ubundi genza utuntu twinshi naho byaturutse, nugera mu bwami bwo mu ijuru nyibuke, nawe ikindi cyo kiraho kiri guhomvomva, ikize se nawe utwadakeze. Nose mama wa Leone, ndamutse nanjye mfite aho nibiye Yesu Kristo, yaramwibiye nko kwa Bishop, akamumvuniza, akankubita mu mazi, akanyibura, akandonga, akandongora, akakoza, akanyoza, akanderevantiriza, yarangiza akancingiza n'uwo mwuka nyine wa Yesu Kristo, narangiza nyine nzari kankubita ara hirya, nkaba ndibye, nkongera ngahura nawe mu mpfa ryanjye ku musaraba, ku musaraba wanjye ngiye kwambutsa ubugingo. Ari amahirwe Yesu Kristo, ari amahirwe arangiriye ku gisambu, uzaperereze, nta wundi muntu uzongera kubona ari amahirwe. Oya, ntabwo ariko bimeze. Ayo mahirwe, iyo communication y'uruhinja rwari mu oya, ndavuga ngewe amahirwe yo kwambutsa ubugingo ku munota wanyu. Hari abantu ako se bikizwa bazakizwa n'amaraso yabo, ndabyemera, abo ndabyemera, paryange jozina, ibyo ndabyemera. Hanyuma se tutarageraho gukizwa n'amaraso yawe, ukageraho urupfu rugutungura uri umunyabyaha, erega kuvuga ngo Kristo ukageraho unagwayo, ngo basigaye banagwayo mani. Ejo bundi hari umudiyakoni waguye yowe ihepfiri iwanyu, avuye Burasirazuba. Ayo wamureke twivugira abanditse. Noneho abo ntibavugwa hano. Reka nivugire uzabajyane kuri zaca. Udese nawo muri bibiri. Noneho twivugira. Noneho yego. Aya mahirwe ubonye, wisa amahirwe. Yego. Yuko ubonye umuntu ukugirira neza, nta kundi byagenda, pasiteri atakwitayeho, aho wagiye gusengera batakumenya, nta kazi wabonye, aya mahirwe urabonye, ariko amahirwe ikintu aje ahetse. Yego. Ubanza ugitindeho nacyo. Aya mahirwe ashobora kuba aje ahetse na sida, ashobora kuba aje ahetse urupfu, aya mahirwe ashobora kuba aje ahetse kuzarimbuka. Erega sida, abantu barwaye sida bazajya mu ijuru, ndabizi, kandi n'umuti warabonetse. Ariko sukwiye kubaho nabi, umuti warabonetse. Ahubwo noneho uyu muntu uzanye n'amafaranga nibyo byiza, yajya ankubita ubugingo se, urabiturahuza gute n'ubugingo mu butanga, mwareka umuntu akabaho neza. Nukuri nawe wababujije na Yesu nta gatuza kizavuze ati mwese aburyo n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Inzira n'ebyiri ari y'ubugingo, hari n'iyo kurimbuka, muhitemo icyo ajije. Ahubwo dore ubugoryi nakora, icyo ajijije umugore we nabanza nkakimenya. Ukoze neza uti dore ubugoryi nakora, mbaye kure. Ubugoryi nakora ni ukuryamana nawe ntamenye icyo umugore wamujijije, ahubwo nanjye ngakuramo umugabane wanjye vuba vuba. Urakigisha imbaraga z'icyaha, uracyaburanira abanyabyaha, uracyagaze kuri kote y'abanyabyaha, ariko nanjye ndacyakubwira ibi ngibi ngo ushaka ubikora, ukuremo inzu, ukuremo imodoka, ukuremo minerivare z'abana, ntabwo bikuje uko impanda ivuze wasigara, ntabwo bivuye uko Gehinomu ikurindiriye, nubwo tutayikwifurije, kuko ibi bintu urimo ukora nta jwi ry'Imana wumvise rikubwira ngo ngohera umugisha mu gutwara umugabo wundi, uri mu nzira y'Igehinomu. Yesu baramubajije ngo mbese umugabo ufite abagore 4 mu ijuru bizagenda gute? Uwo mugabo azaba uwuhe mugore? Asubiza ngo iki? Arasubije ngo mu ijuru nta kurongora, nta no kurongorwa. Umva ko na Bibiliya nyizi neza. Nawe afite ukuntu yabacangaga. Rero umumaro uyu muntu yaje kungirira umumaro, ufite akavewiti n'amafaranga kubira. Icya mbere cyo Imana yavuze ko tuzarya iby'abanyabyaha, by'abanyamahanga baroheye. Yego. Icya kabiri, Imana hari ijambo yavuze, hari igihe biba ngombwa yuko Imana igucisha mu byaha igaguturanya n'abanyabyaha, ariko umubiri igihe cyo kwatura ineza kuri ba bantu, umubiri wawe ukaba umutaraga, kongera ukagira ubukeye burenze ubwa mbere.
katureka gutinda muri izi mpaka zo kurimbuka. Ibyo bishatse kuvuga iki mbazo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo uyu muntu ashobora kuza akazahura no muntu akamugeza akamusiga ku rwego kuko n'ubundi ntagahararwa uwo muntu ubwo azanywe n'Imana ko kanone niko ntari kwemera. Imana yemera Imana yemera yuko umugore wa Yoba akamuhagarara hejuru akifora nk'agakombe akamubwira amagambo yo gutuka Imana wari no kuyituka. None Imana inyuze mu muntu uje kugusambanya ngo akemure iki asoza amasezerano yayo. Niki aho hantu niho numvise ushaka kwerekeza ko Imana inyuze mu musambanyi kugira ngo azasoza amasezerano y'inzu yakubwira ikanyarira n'imodoka yakubwira ikanyarira ibinyujije mu nzira yo gusambana. Niho wowe ushaka kugana nako. Abantu bose rega mama wa Lionel ntago bazajya gufata ibisubizo. Hari abazafata ibisubizo byanyagiwe, hari abazafata ibisubizo byari biriho ibyondo bakamanza bakoza izo zahabu zabo. Wigeze kubwiriza ikibwirizo kivuga ngo zahabu iba mu butaka hasi cyane bisaba kwicukura, ariko mu gihe ibuye ry'isara bwayo riba hejuru. Imana nabye naho yahaca kuko Imana ishoboye byose. Nibidashoboye byose ntiyaca muri izo nzira abantu babona ko zigayitse, ariko Imana ifite icyo ishaka kwigisha wa muntu kugira ngo inaramire n'ubugingo bwe kandi ko kwibona. Kandi hashobora no kuza n'umugabo akamutunga. Imana idufasha abantu badukurikiye ntibazigishirizwe mu byaha. Ubundi nicyo nashakaga ko Imana ishobora kwemera ko wigishirizwa mu byaha kubera yuko ibona ko umutima wawe wegereye ibyaha. Uri naho nashakaga kugira ngo tugere. Imana ifashe umuntu wese uba kuri no YouTube channel Eva Mama Lionel ntazigishirizwa mu byaha, ntazatabarirwe mu byaha, kuko Imana ifite ukuntu yagutabara itanyujije mu byaha. Ishobora gutinda atari uko wabuze tike ku mugana wa mukecuru, ishobora gutinda atari uko ibuze ubushobozi, ahubwo ikagutinda ngo igupime ko burya wagenda. Mama Rene ngewe nsoza kuri ngewe wowe ukomeza nta rindi jambo nongera kuvuga uretse kugushimira usoje mu mwanya usigaye, sibyo? Ngiye kubaza ikibazo kimwe. Umuntu ansanze ngewe sinzi niba yenda ashobora kunsanga akabitinyuka ariko akabimbwira, umbwire inama namugira. Ambwira ati rero ngenda gusanze Mama wa Lionel hari umugabo uri kumfata neza kandi ni ukuri pe nari ngiye gupfa, habura gake ngo mfe. Waba unsengera Imana igafata umutima wanjye ikazangarura vuba nkamanza nikuriramo inzu n'imodoka nayo guha abana y'ishuri, kandi nzajya nguha icya 10. Nguhaye icya 10 wacyanga? Ntabwo nakwemerera kugenda ungishije inama gutyo. Nese nkubwiye ngo ndiyo mfasha nagufasha kuvayo ahubwo ugahunga. Wamfasha kuvonka ariko ndiyo nagufasha kuvayo ugahunga. Mu mezi ntaravayo akubwira ingorane ufite. Yego mu mezi ntaravayo wabigenza ute? Waranze kuvayo se? Oya mu mezi ntaravayo nyine ntabwo ugiye. Mu mezi utaravayo narabimenye. Yego nkaguha icya 10 cyase nkaguha ituro. Ukanze okay nkaba mbizi kuri yo narakubwiye ngo uveyo ntuveyo ubundi ukajya unzanira icya 10. Unkajya nkuzanira ituro nkakuzanira icya 10 nkakubwira ikomeza unsengere. Uyu ni umugisha uyu mugabo ari kuma. Wabigenza ute? Icya 10 ukambwira ko ariho ugikuye mu busambanyi. Ari se ubusambanyi ndashaka kujya gukoreho iryo jambo ry'ubusambanyi. Umuntu asambana kubera ko afite uwari gusambana. Umva rero reka nkubwire ibya 10 n'amaturo. Yego abapasiteri bashinzwe kubyakira batitayeho bivuye. Urakoze cyane. Babyakira kubera ko ari icya 10 umuntu azanye n'umutima we cyaho akivuye. Ikintu kigiye no gukoresha bakanagisengera. Bakagitaransifera bakagikura mu mbaraga za giherekeje bakakereza kugira ngo umurimo kiri buze gukora kubera ko ari umurimo wo kwagura ubwami bw'Imana. Akaba ariyo mpamvu nkunda abasilamu ndabubashye. Kagira inkuru.